za Ruvunge na za Bwegera warohereza nawe arahirengeye byose rero birahuriramo hano ngiyo rero dore ngikiri wabonye umwotsi hejuru ngikiri kiragiye dore ngikiri urabibonye urabona hari bakizimirije mu kirere kiri kiriya rero ni kuriya rero ni kuri bakizimije ndeba neza kiriya rero nicyo cyazaga guha iyi kebo iri hano ntago bishobotse cyari kije ikibona cy'imyotsi kirayikurikiye kiyifatiye kure cyakomeje hari indege twitaga ngo ni nyakotsi none ndabona ari nyakotsi neza ngirira cyane hari M23 imizi igisasu ndeba rakimize bien sana ni kuriya rero bimeze kwa kutakiza ko twaza tukibona bahita nyine bahita bakimira ubu kuno muba mwibereye hano muba muri kubireba guca ni nko kureba filime nyine zimwe zo hanze tubona filime zo hanze tukagira ngo nibibaho kandi biba byarabayeho biriya bintu bya filime muri kubona hejuru hariya hirya yanjye ni muri Kamanyora ariko nanone kino gice kiri hepfo n'undi hirya y'uno musozi cyangwa se y'uno mugezi ni mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ahangaha mpagaze ni mu karere ka Rusizi neza ku mupaka kubera yuko muri metero 20 cyangwa 30 muri kuhabona umugezi wa Rusizi. Uyu mugezi uramanuka ubuturutse ucomoka mu kiyaga cya Kivu neza kuri ku mupaka wa Rusizi ya mbere niho ucomokera ubwo ugakomeza mpaka ukagenda ukiroha mu kiyaga cya Tanganyika gitandukanya igihugu cya Tanzania n'u Burundi Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugezi niho umanuka ngira ngo umugezi wa Rusizi benshi murawuzi. Hakurya ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uriya mugi muri kubona hejuru hariya hirya yanjye ni muri Kamanyora ariko nanone kino gice kiri hepfo n'undi hirya y'uno musozi cyangwa se y'uno mugezi ni mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ku munsi w'ejo ni amasasu yumvikanye ariko y'imbunda ziremereye zumvikanaga hano nubwo iyo wigiye hirya kuri ahantu nigeze kuhagera ubushize ubwo barwanaga hari ibibumbano bya Mobutu Sese Seko nigeze kuhageraho hari imbunda ntoya abasirikare bahanganye ariko hano ho ni imbunda nini. Uyu musozi muri kubona hakurya yacu ni Ngomori bawita Nkomo. Umusozi wa Nkomo ujya Bukavu. Umusozi wa Nkomo hariya niho ibisasu biri kuva hakurya mu Kibitoke. Biri kuva hano Burundi mu Kibitoke. Ibisasu biri kuva mu Kibitoke hakurya i Burundi biri kuza bikagwa kuri uno musozi hafi ahangaha ngo harimo imbunda y'umusada ya FCM23 irimo hano muri iri antene ndi kubona kuri kiriya giti cy'umwembe. Hanyuma ndagira ngo utubwire by'umwihariko situation iri hano ejo mbere yuko tugaruka ku uyu munsi kuri ano masasu nanjye ndi kumva ejo situation iri hariya rimeze gute. Ejo situation iri hano ni ukuvuga ngo nk'aya masaha byari bikomeye cyane. Urabona ahangaha turi urebye uyu mugezi uruzi nawe tugabanya nyine ikiraro ngira ngo urakiruzi ni kiriya. Ahangaha hari inzu uruzi hariya yitegeye itagize neza. Reka nyikure neza nta kibazo uri kumeze. Hariya hari inzu yitegeye iriya nzu imeze nkaho itaruzura neza ya etage. Iriya nzu ya etage hariya niho ku kigo Monisco hariya niho Monike yabaga hariya niho Monike yabaga. Kimwe rero cyarakubise gikubita habuze gato gikubita inyuma hari akantu kameze nk'irimbi hari utuntu tw'uduti abareho gikubita. Ikindi cyakubise hariya cyahushije iriya modoka yari hariya kuri kariya kantene kariya imodoka yari iri hariya hari igiti cy'umwembe hariya ya M23 hariya niho yari iri hari cyarahushije. Ikindi kirahusha gikubita cyerekera iriya muri uriya musozi ujya Bukavu n'ubundi hariya muri Nkomo. Icyanyuma rero cyabaye nk'igiteye ubwoba ni cyaguye hano aha hafi. Urabona ko hano ni side hafi y'u Rwanda. Ari kumva abantu bavuga ngo
ngo barashe ikiraro dore ngikiriya kirahari. Hari abantu bari kuvuga ngo ikiraro bakirashe cya Bugarama mu Rwanda, mu Rwanda nta kibazo, urabona ko abaturage baratekanye. Ni icyo rero cyaguye hano, abantu bimera nk'aho kiguye hano, uri kure byumva nk'aho kiguye hano hafi. Ariko imbunda zindi zisanzwe ntoya niyo waba ufite amatwi akurura cyane, ntazo wakumva, ziri hirya aho bita za Gatogota. Gatogota nyine kuvuga ngo hano uvuye Kamanyola uhita ugera Gatogota. Iyo uvuye Gatogota uhita ugenda ahantu bita Ruvunge. Ruvunge rero uri gusatira za Bwegera werekeza za Sange ujya Uvira nyine gutya, ni umuhanda ukomeza. Imbunda rero zisanzwe ziravugira Gatogota. Izi wumva ziremereye, igikubita kuva kiradishe nk'ikigeze hasi mu Rwanda, icyo kirava i Burundi gikubita hano, nibyo byakubitaga hano mu baturage bigatuma biruka abaturanyi hano b'abakongomani. Hanyuma ikindi uza kumva gishwanyije ugira na amabati kiremereye nacyo cyane, ni igisubiza nacyo cya M23 kiva kuri uyu musozi n'ubundi cyerekeza nacyo gisubiza, ariko cyo ntikirasi Burundi, cyo kirarasa aho aduye ari hirya za Ruvunge. Ruvunge rero hari agasozi gahari ahantu bita Kanganira. Ako gasozi rero niko babereyeho cyane, niko irohereza iriya rero. Umurundi nawe kugira asubize hariya, we umwanzuro we ndabona ari ukurasa hano mu baturage. Ariko eje byari fight irenze ku buryo abantu bari kure yaha baguhamagara bakakubwira ngo hano twashize, twarapfuye, kandi urabona turahari, ntabwo twapfuye. Abandi ngo ikiraro ngo cyavuye kirahari, babonye ko abaturage ba mu gitondo bambutse. Ikiraro kirahari mu Rwanda, umutekano bahari, abakongomani nyine bahunze barahari, nabo barahunze benshi kubera nyine ibisasu ntabwo waguma uri muri biriya. Niko bimeze. Izi mbunda ko ziremereye mwebwe mutuye hano muri kubana nazo mu ntiwumva se n'ubundi gutyo twamaze kubimenyera. Urumva iyo mbunda urukumva wowe uri kuyumva ko iri kure, ejo twayumvaga nk'aho iri hano kuri izi nzu. Ubwo urumva uko bigaragara begeyeyo biri kubera kure za Ruvunge, biri kure. Hano rero byari biri kuvuga cyane bikanagwa hano ugahita ubona imyotsi. Twarabimenyereye, twabaye abana b'intambara hano nta kibazo. Abarundi hano barasaga bashaka. Abarundi ni ukuvuga ngo ni ubirebye niyo modoka gusa yabagenze, niyo modoka bashaka bayivizire bakayihusha cyangwa ntikihagere kikagwa hano mu baturage. Iyo modoka ifite umumaro ki mu rugambe mu gihe turi? Iyo modoka iteye ubwoba, mukanyura yumva, ntabwo biri buze gutindura yumva. Niba ujya ubona za zindi zo muri filime, ni ikintu kibenura cyohereje, biba biteye ubwoba. Naho kigihagurutse ibisasu ni umwotsi uhita ubona hariya, ivumbi riratumuka. Umurundi rero arayitinya ko ni irahambaye cyane. Niba ubona yemera ntazane yiwe ayizane hano kuri tere akayirasishiriza iwabo, ni uko afite icyo ari gutinya. Kubera iki bari kurasira mu Burundi? Bari kurasira mu Burundi kubera ko nta wundi mwanzuro bafite. Nta wundi mwanzuro bafite. Niba utaza kuri tere nko guterera penalty hanze y'ikibuga, ntago biri buze kuborohera ko bayizanye kuri tere, byaba bigoye. Iyi ngiyi iteye ubwoba kurusha yawe. Aho bwakereye nyumvishe kiguru ku mutima uramfata nyobirwa n'ahantu kinaguye, kiguye mu kanya. Buriya kiriya kiguye cyaguye aha muri iyo misozi. Cyaguye muri iyo misozi, urabona ko we ari guhusha kuva ejo ari guhusha, yarahushije amuhusha hari arakanteni kameze nka karadare hariya. Kari hafi y'uyu mwembe. Kari hirya rero kabereyeho, hapana iri hano. Iyi iri hano. Hari ikintu cy'umukara kiri hariya. Yarongera nanone arahushahusha hirya. Barashakishanya, bameze nk'abantu bari gushakishanya, umwe ahishura undi. Uriya baramuhishura agahita ava hari akegera inyuma. Ariko uyu nguyu ntabwo asubiza mu gihugu cy'abandi. Uyu ntabwo ubirebye nyine nta bushotoranyi bwo kurasa mu gihugu cy'abandi we yakora. Uyu arabikora akanga kumufatisha, agafatisha mu baturage. Ariko uyu wehe ni ku rugamba, arohereza imbere aho aduye ari. Yego. Mwe muturiye hano mwakiriye abaturage b'abanyekongo bahunga, ntabwo babwiye wenda hariya uko bimeze hariya, ntabwo igisasu cyagwa. Urumva ko biri Gatogota aho, biri kure byarenze, biri kure. Ibyo uri kumva rero ni bya bindi biri kuviriye, biri gukubita hariya. Mukanya uraza kumva iki, uraza kugira nibati rishwanyutse cyo kirohereza cyane ndetse bivuze ngo uyu nguyu yabaye ari gusubiza uriya amaso ku yandi, uko amwohereza nawe akamwoherereza.
byaba bibi imwe yazimye indi. kuki umurundi yimutse atakiri kurasa hano Kamanyura ari Gatogo? Ni ukuvuga hano yatsimbuwe. Hano harasa ari gushaka iriya modoka ko hano ngira ngo urabibona nta muturage ugihari. Abasirikari bari imbere cyane ku rugamba. Bivuze ngo arasa araba ari gushaka iyi mbunda iri kurasa ku wundi murundi. Hari undi murundi uri kuri tere. Hari undi murundi uri kuri tere. Hari abarundi bari imbere muri kuri tere. Bagenzi babo bafite uri hakurya. Iri hano hari side yitwa za Karurama muri Cibitoke hano. Hari side hari reba za Ruvunge na za Bwegera. Warohereza na warahirengeye. Byose rero birahuriramo hano. Ngiyo rero. Dore ngikiri. Wabonye umwotsi hejuru. Ngikiri kiragiye. Dore ngikiri. Urabibonye? Urabona hari bakizimirije mu kirere kiri. Kiriya rero ni kuriya rero. Kiri hari icyo wumvise? Urabibonye hariya barakizimije. Ni kuriya rero. Bivuze ko imbunda iri kubizimya iri muri biriya biti. Hano uyu muhanda. Cyangwa iri muri cya kigo cya iyi yaho ni kure cyane. Dore iyi ni Ngomo hirya hari aho urabona hano hakurya. Urabona hakurya hano za Kaziba ziri hano hakurya. Uyu muhanda uragenda ukazahinguka ahantu bita za essence iriya i Bukavu. Ni kuri bakijimije ndeba neza. Kiriya rero nicyo cyazaga guha iyi kebo iri hano. Yego ntago bishobotse. Buriya cyari kije kurasa. Cyari kije ikibona cy'imyotsi. Hariya M23 bahise barasukisa kizi. Kirayikurikiye kiyifatiye kuri. Cyakomeje kera hari indege twitaga ngo ni nyakotsi. None ndabona ari nyakotsi neza. Ngirira cyane hari. Kirashira kotsi kagendere hariya. M23 imizi igisaso ndeba. Rakimize byesa. Ni kuriya rero bimeze. Aha rero ibintu nuko ebana nta mikino. Kangane nuno mupapa. Papa bimeze bite? Sawa. Umeze neza? Bakwitana. Emmanuel. Emmanuel ndagira ngo tubwiye. Ibi bintu mwe muri kwibonamo. Tubana nabyo. Twariyakiye mwe kuba nako imitima twaraye. Imitima ye yamaze kubona natwe ibuye. Mwabaye abasirikare. Hanyuma iki gisasu ko nyibonye nawe urakibona? Nge nakibonye. Ngira ngo ko nyina kibonye ndoga ariko wakibonye. Ngira ngo uko nakibonye nawe nakikweretse. Umva ngewe kubera ko nabimenyereye mwebwe mwambwa ngo ngicyo ngagishanga kibo. Ukakibura kwa utakizi. Kwa kutakiza ko twaza tukibona. Bahita nyine bahita bakimira. Ubu kuno muba mwibereye hano muba muri kubireba. Guca ni nko kureba filime nyine zimwe zo hanze. Tujya filime zo hanze tukagira ngo nibibaho kandi biba byarabayeho biriya bintu bya filime. Bibaho. Ejo byari bimeze bite? Ejo yari umuriro. Kugeza ubwo kimwe cyaje ari inkundu. Kibabuze gifata ubutaka. Gifashe ubutaka bushikwanyaguza ariho hariya.